Muraho neza? Muraho neza mwese? Nishimye kubona uyu mwanya, ariko ndanabashimira ko mwaje ngo duhure tuganire byinshi byadufasha gukomeza kwiyubaka. Ndi buhine ijambo mu ngingo zimwe zakomojweho. Reka mbanze mpere ku aka karere turimo, hari n'intara cyangwa n'izindi bifitanye imbibi, ariko cyane Musanze. Nagira ngo mbashimire ko hari byinshi bigaragara bikorwa, hari akarere karatera imbere. Kandi karatera imbere kubera impamvu z'uko abantu bakora, ndetse yanarushaho gutera imbere nanone turushijeho gukora. Ni ibintu ari byiza, ntushaka ko bisubira inyuma cyangwa bigabanye ubwiza byari bigezeho, aho gushaka ko ibishoboka bigeze kuri 70% y'intego wari ufite. Hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ati ariko 70 ntihagije, reka ndekera aha. Ariko ushaka gukora neza aravuga ati okay, 70% ni byiza, ariko kuki ntagera kuri 80%, kuki ntagera kuri 90%, ndetse bakomeze. Umuntu ukora ibye, umuntu ukora ibyo ashaka, umuntu wumva impamvu akora ibyo akora, nuko atekereza. Ntagera kuri 70% ngo avuge ati ariko 70% hose byinshi ntibihagije, ahubwo aravuga ati 70% niba bishoboka, aho na 80% ntishoboka. Yayigeraho ndetse akavuga ati ariko banzaga naribeshye na 90 bishoboka ku ijana. Niko abantu bazima niko bakora. Kandi jye nibwira cyangwa nibwiraga ko tugomba kuba turi abantu bazima. Utari muzima we ubwo nabyo n'uburenganzira, ariko yatwibwira akareka kutwihisha inyuma ngo bituma duca intege. Ahubwo ugira uruhande rwawe ugakora ibyo ngibyo ushaka kugeza igihe niba biguhira bikaguhira, niba bitaguhira akaba ari we bigarukiraho gusa. Urebye inyuma rero, igihe cya COVID-19, ari Musanze, ari igihugu cyose, ari
byaratudindije biratuzahaza ibintu mbese ubuzima busa nkaho bunahagaze ariko ubuzima bwarongeye buragaruka twavuyeyo ndetse mu bice byinshi hari ahantu bamaze kugera uko ibintu byari bimeze neza mbere na covid itaraza cyangwa se barengejeho nibyo twifuza rero nk'igihugu gukomeza iyo nzira ndetse tugahora twiteguye ibizazane nk'ibyo bishobora kugira bityo bikabaho bishakiye tudafiteho imbaraga zibibuza ariko tugomba kwitegura ibyo dukora byose iyo ufite inzu igisenge iyo utasakaye neza iyo nta mvura nta kibazo ariko iyo imvura iguye bigenda gute inzu irava ukanyagirwa gusana igisenge rero kugira ngo igisenge kibe kidadiye inzu isakaye neza kugira ngo utanyagirwa imvura yaguye ntabwo ubikora mu mvura ahubwo ubikora mbere y'imvura kugira ngo witegure imvura niramuka iguye isange inzu isakaye neza rero natwe ibyinshi dukwiye gukora dutyo dukwiye gukora tuvuga ngo ariko ibyo dukora ni ibintu bihagaze neza ku buryo iyo hagize ikiba tudafiteho ubushobozi nticyaza ngo kiduhitane ugahora witegura n'ejo bundi muri ibi bihe bishize ya ziriya mvura imyuzure imiyaga ibiki byaje bigahitana abantu ubu turi mu gihe cy'imvura cy'izuba nta mvura ihari ubu ni umwanya kuba twarakoze cyangwa dukora ibyo kuvuga ngo ya mvura niyongera ikagaruka nka ya yindi biriya twabivanyemo isomo rikomeye ndetse kuko byaduhitaniye abantu ariko nibigaruka bitazongera kuduhitanira abantu tuba dukwiye abayobozi bavuze ko hano bavuze ko harya ari abavuga rikijyana rikumvikana cyangwa ibintu nk'ibi ariko mujye mubyumva neza niyo mpamvu abantu bavuga rikumvikana mukwiye kwitonda cyangwa se murabo kwitonderwa kubera ko ijambo wavuze niyo ryaba ari ribi ni uko ryumvikana iyo ari ryiza ni amahirwe ntabwo rero ntimuzabitware mutyo gusa abavuga rikumvikana wavuze iki ahubwo ugomba kwibaza abavuga rikumvikana bavuga iki babwirwa iki kugira ngo nibabwira n'abandi babe bavuga ibintu bizima ndaza kubigeraho ibyo abo bayobozi bavuze kubera ko nyine bigaragara ko hari aho abavuga rikumvikana batavuze cyangwa se bavuze ijambo ribi
ariko ukomeza witwa wa wundi ngo nuvuga rikumvikana. Nge iryo zina ntabwo nshaka ko turibonera ubusa, iryo zina tugomba kurikorera, ugomba kuvuga ibintu bizima, ugomba gukora ibintu bizima. Naho niba atari byo ntabwo uri muri ba bandi bavuga rikumvikana. Iyo uvuga gusa utareba ingaruka y'ibyo uvuga urasenya. Nibyumvikana gutyo ntazumvikana ibisenya, ntabwo humvikana ibyubaka. Nahereye rero ku bikorwa dukwiye kuba dukora. Guverineri yavuze n'ibyo umuntu ahora avuga by'umwanda n'iki. Yewe nubwo munyura aho hose mba ndeba hari ibintu bimwe, urumva ntabwo dushoboye ibintu byose, ntabwo dufite amikoro ahagije gukora ibintu byose nk'igihugu ngo tubigeze ku baturage uko bikwiye. Twifuza kugeza ku baturage ibintu byinshi byinshi, ariko byose siko tubishoboye kubera impamvu amikoro yacu duhora dushakisha ukuntu twayongera. Ubu ni make ugereranije n'ibyo tuba dushaka gukora cyangwa se ibyo abaturage bashaka ko tubakorera. Ariko hari n'ibyo tudakora atari uko tubuze amikoro, kandi byaduteza imbere cyangwa se byafasha abaturage gutera imbere, ariko ntitubikore. Ubu koko n'aha twicaye muri hema, ubu kurisukura nabyo dutegereza uduha inkunga wo hanze. Gusukura hano ihema twicaye hano, gusukura iwawe mu rugo uko urugo ufite uko rumeze ko ariko kose rungana n'ubushobozi bwawe. Gusukura urwo rugo birashaka imfashanyo iva i Burayi mu bagira neza koko, ariko kandi tuzi ko bimwe bijyana n'ibura ry'isuku bidutera indwara zikakwicara abana, abavandimwe, umwe mu muryango, bitewe n'umwanda gusa. Utakubuye kubera ko wari utegereje ko hari uzakubwira cyangwa hari uzagufasha, uzaguha imfashanyo. Koko ugenda utyo ukareba. Hari ubwo nyura nka hariya nkabona umuntu afite inzu nziza, nagiye ngenda njya kureba abana bari mu itorero, ukabona inzu iruhande rw'umuhanda, inzu yo imeze neza nta kibazo, ariko ari kuva hagati y'umuhanda ugera ku nzu, ari kuva mu nzu ujya ku muhanda, hagati aho bitari ngombwa ko hagomba kuba hasa hatyo. Nyiri iyo nzu mu mikoro ye make ashobora kuhatunganya. Iyo bibaye benshi rero
urumva ingaruka zabyo ko ziba kuri benshi. Ibyo icyo bidusaba ni umuco gusa, umuco wo kuvuga ngo icyo nshoboye ndacyikorera, kandi icyo nshoboye gifite akamaro, kuki ntagikora? Icyo nshoboye cyankiza indwara n'abanjye, kuki ntagikora? Kuki ngomba gutegereza ko hari undi muntu uza kumbwira cyangwa uza kukinkorera cyangwa uza kumfasha? Iyo uhereye aho udashobora rero kugira icyo ukora nk'icyo, uko bizamuka ibindi byose tuvuga twifuza kugeraho nk'abantu, nk'igihugu, nk'imiryango, ntabwo tubigeraho. Niyo mpamvu ntabwo ari u Rwanda gusa ruvuga, dusangiye ibibazo n'abandi benshi. Ubu ariko mujya mugira umwanya mwibaza ko muri aha mwese abavuga, ariko n'abavuga ariko ijyana, mujye munatega n'amatwi mwumve n'ibyo abandi bavuga, ntibizabe kuvuga gusa ngo ryumvikane, ahubwo nawe jya wumva, natwe tujye twumva, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo tubwire abandi, twe kumva. Ariko reka mbaze noneho ikibazo, uru Rwanda tumaze imyaka ingahe twitwa ko dufite ubwigenge? 60 n'ingahe? Guhera icyo gihe abandi nabo bafite aho bari bari. Uwari uzi u Rwanda icyo gihe akagenda akajya ahandi cyangwa se akazuka, nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40 yaraje asanga u Rwanda rusa rute binyuranije n'ibyo yasize muri 61. Mwibwira ko yasanze iki kinyuranyo kimeze gite? Yasanze iki? Yasanze ibintu ari kwa kundi cyangwa biri hanyuma? Sibyo? Okay, nimumbwirega wenda mushobora kuba mubizi kundusha. Yasanze byarabaye byiza kurusha intambwe zingahe? Byikubye inshuro zingahe? Abanza ibyanjye byananiwe kumvikana. Icyo nshaka kuvuga, hari ibindi bihugu ku isi mu myaka 40 byavuye aho natwe twari turi bigera ahadukubiye ubu birenze imyaka 40. Aho turi ubu twitwa ngo hari intambwe twateye nyuma y'ibyago igihugu cyagize muri 1994. Harakongeye kazamukaho, ntabwo ni gato, ariko aba twari ku rugero rumwe. Hari ibihugu bimwe bigeze ahantu hadukubye inshuro 500. Murabyumva?
muzi igihugu bita nka Korea, murakizi, ataragerayo muracyumva. Muri za 60 mwagwaga miswi. Nibyo. Mwagwaga miswi muri za 60. Ariko ubu ugiyeyo ni inshuro nyinshi dukubye. Ibyitwa za Vietnam z'ejo bundi, zivutse ejo bundi hanyuma yacu, ubundi ntizabagaho, zari zaraye. Ubu nazo ziradukuba inshuro 40. Naho ikibazo ni iki rero? Mwebwe ahangaha abavuga Rikumvikana, intiti zitagira aho zigarukira, muri ibyo mubisobanura mute? Mubisobanura mute? Twaravumwe, ni umuvumo dufite, ni ukubishima ibyo uko tumeze, mwibwira ko ari iki? Musobanurire. Ndakibaza singisobanukirwa. Ariko nageraho nkabona ibintu bimwe, nkakeka ko ari byo bishobora kuba binadutuma tuguma inyuma, tituve tugakomeza tuzenguruka mu bukene gusa. Kuko niba hashize imyaka 5, tuvuge, reka mvuge uyu munsi cyangwa mpere ahantu runaka, mwaricaye abayobozi, murasezerana, murumvikana, muvuga ikikwiye gukorwa, rwose mubishyiramo amafaranga, mubishyiramo ibitekerezo, mushyiramo ubumenyi mufite, muravuga ngo urareba igikwiye gukorwa ni iki, uzagikora n'uyu, dore uko bikorwa, inama ni iyi, turarangije tugende tuyikora. Ukagaruka nyuma y'imyaka 5, abahari n'abari bahari icyo gihe, urambere uramuzi uti habaye iki ko tutageze ku ntego? Umwe ntanabyibuka ibyo mwasezeranye, ntabwo byibuka. Avuga ati harya twavuze iki, twemeranyije iki? Undi arakubwira aturabizi, ati nagize ngo ubwo ni ukuvuga ngo nagize ngo undi yarabikoze, yaberekeye undi. Hakaza uwa gatatu, uti habaye iki? Aturabizi, ati mbabarira gusa, ati ni amakosa. Icyo kikaba ari igisubizo. Urumva ibisubizo 3 umaze kugeraho? Undi wa 4 atari ko, ati twabuze amikoro. Amikoro ubundi avahe? Cyangwa aya wabonye angana iki, aya wakoresheje muri ibi ni ayahe angana iki? Ntashobore kubisobanura. Undi utavuga wa 5, uwe utazavugisha ukuri, arabeshya, yaragiye akora ibindi bitandukanye n'ibyo mwumvikanye.
ntashobora kubivuga ngo bavuge ati naragiye nkora ibindi tutumvikanye. Azaceceka gusa cyangwa ahimbe abeshye, ariko mu by'ukuri yarakoze ibitandukanye n'ibyo mwumvikanye, kubera ko biri mu nyungu ze cyangwa na mbere hose afite ukundi yarebaga ibintu. Abo bose ni abantu bari muri iyo nama. Abayobozi rero babishinzwe ku nzego zitandukanye babaza utari kuki, ubwo agatangira agahindukira akavuga ba bandi. Oya, uretse kuvuga wowe, ndabaza wowe nk'umuyobozi, kuko bariya bajya gukora biriya byose navuze biriya bitandukanye, wowe wakoraga iki? Niba wari ushinzwe kubakurikirana, gukurikirana ibikorwa, kureba ko bihari, iyo myaka 5 we wayimaze urihe, ukora iki? Bariya batakoze ibyo bagombaga gukora, birumvikana bakoze ishyano. Ariko se wowe ubayobora, abantu bagukorana ibidakwiye gukorwa, nyuma y'imyaka 5 ukaba uzi ko uzavuga iki? Uzavuga ngo byagenze gute? Cyangwa wowe wakoraga iki icyo gihe? Waricaye gusa. Ariko ntabwo ari gusa, kuko nabo n'uwo bari mu bandi ibya rusange bagenda bakabigira ibyabo ku giti cyabo. Byari bikwiye kuba byubaka ishuri, ngo ni ishuri rya rusange, ni ibireba abanyarwanda muri rusange. Ibyajya gukora ibyo bakabigira ibyabo ku giti cyabo, nibara amafaranga bakayatwara, niba ari ibyaguzwe byashyizwe mu ishuri ibyo bakaterura bakajyana bakajya kubigurisha. Niyo mpamvu uwo muco rero uhora uhindukira nk'idurugumu, ugenda ugaruka, rimwe ukavuga ukibwira ngo abantu bahindutse, bikagumya bigaruka hahandi. Niyo mpamvu ubara ugahera muri 62 ukabara imyaka 40 nyuma yaho, ugasanga uri hahandi cyangwa se uri hanyuma n'igurudumu ririho rigira riti. Abayobozi bari hagati aho baribarangura hagati y'iryo gurudumu gusa, igihugu kikaviramo aho. Murabyumva? Niko mushaka kuba, niko mushaka ko tuba. Mashaka ko tuba dutyo. Ibyo mwirirwa muvuga ahantu hose, buriya muba mubeshya. Murasohoka mu cyumba twaganiriyemo twemeranyije ibintu bigiye gukorwa, rwose mukavuga ko ijambo riri bwumvikana. Ese iyo bimeze bityo, ufite ikibazo nawe agomba kuryumva cyangwa nawe agomba kurivuga. Iyo bimeze gutyo, ufite ikibazo ninde? Niba undi mwavugaga abavuga ijambo rikumvikana, nibo bafite ikibazo, cyangwa se ni abagombaga kumva rya jambo? Ariko ndibwira ko ari bombi. Ariko cyane cyane ni abagombaga kuvuga ijambo rikavamo ibikorwa, kuko niyo nshingano mufite.
niyo nshingano niyo mpamvu mwicaye aha ngaha mwebwe ntabwo twashoboye guhamagara rubanda rwose ngo ruze murabahagarariye nimwe bakuru babo iyo uhagarariye umuntu iyo uhagarariye ikintu ntabwo ushobora kugenda ngo uvuge ngo wowe utangire uvuge nabi abo uhagarariye cyangwa uvuge ngo nibo bananiwe no niwe wari ubahagarariye ariko ntabwo nibo bananiwe niwe wananiwe muzajya kurenganya abaturage muvuge ngo nibo bananiwe se mwebwe se bigende gute